bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya kabiri cy'igisibo. Mu rugendo rwacu rurimbanyije, turagenda tugerageza kubaho tukurikiza ibyo iki gisibo kidusaba gukora, twigomwa, tugarukira Imana, twicuza ibyaha byacu, kuko Imana ikeneye ko twigarukira n'umutima wacu wose. Ivanjiri uyu munsi rero iratwereka Yezu ari kumwe n'intumwa ze eshatu, Petero, Yakobo na Yohani, mu mpinga y'umusozi aho Yezu yihinduye ukundi. Ariko kugira ngo tubashe kumva neza ivanjiri uyu munsi, tugomba kujya inyuma gato muri chapitre ibanziriza iyi ngiyi ya 17 kugira ngo tubyumve neza. Yezu yari yahaye intumwa ze ubutumwa bukomeye cyane, aho yababwiraga ko agiye kugira i Yerusalemu, bakazamuhohotera, bakazamukorera ibyamfura mbi, abakuru b'imiryango, abaherezabitambo bakuru n'abanditsi, akicwa, ariko ku munsi wa gatatu akazazuka. Iyo ni ubutumwa bukomeye bwa mbere tubona, kuko ni naho Petero yamusubije amwihugikanya, amubwira ngo wowe ibyo bintu ntibizakubaho, ni ibiki urimo uvuga? Niko Yezu yamusubizaga ati, hoshi genda shitani, wowe ntabwo utekereza nk'Imana, ahubwo uratekereza nk'abantu. Hari n'ibindi bikurikiye aho Yezu, ubutumwa bukomeye Yezu ababwira ati, nimba umuntu ashaka kunkurikira niyibagirwe ubwe, aheke umusaraba ankurikire. Ni ubutumwa bukomeye, ntabwo intumwa zabashaga kubwakira, kuko ntabwo zari ziteguye ku buryo buhagije. Nibwo rero Yezu yashatse guha bariya batatu amizero n'imbaraga, kugira ngo ibyo ababwira nibizaba bazabashe nyine gukomeza na bagenzi babo, ahari batashobora kumva ibyo Yezu yabashaga kubereka hariya ku musozi. Barazamutse rero, hanyuma Yezu yihindura ukundi, uruhanga rwe rurabengerana nk'izuba, imyambaro ye irererana, irashashagirana nk'urumuri, ubwiza bwose mu ikuzo ryose baramubonye, kandi birabashimisha, kugeza n'aho bagwa igihumura bubitse amaso hasi. Ibintu nk'ibyo twasomye muri iyi vanjiri nta muntu bitatera ubwoba, kuko twumvise Imana ubwayo ivuga iti, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, nimumwumve. Twabonye Yezu yihindura ukundi, mu ruhanga rushashagirana, imyambaro ibengerana nk'urumuri. Twabonye n'abahamya bakomeye b'Imana, Musa na Eliya. Ibyo byose nta muntu bitatera kugwa igihumura. Intumwa zaguye igihumura, nuko Yezu aragenda arabegera, azikora, avuga, mubaduke kuko mwigira ubwoba. Naho rero niba uri mu bibazo bitandukanye, wumva icyo kiganza cya Yezu kigukoraho, kikubwira kiti, baduka, wigira ubwoba, kuko Yezu ntashaka ko tugira ubwoba, agashaka ko tumwakira kugira ngo adutsindire ubwo bwoba, kuko ikuzo rye ni ikuzo ryacu, arashaka kurisangira natwe, arashaka kutwiyereka mu ikuzo rye, kuko ikuzo ry'Imana ni umuntu uriho, ni umuntu ubayeho, kandi ni umuntu ubayeho uko Imana nyine ibishaka. Maze rero bavandimwe, dukomeze uru rugendo rwo mu gisibo twishimye, dufungura Yezu umuryango w'umutima wacu, twanga ibyaha, tugarukira Imana, ariko cyane cyane twibuke ko tugomba guhabwa penitensiya, kugira ngo nyine ikuzo rya Yezu Kristo twongere turibone, kandi natwe nituribona riduhindure, aho kugira ngo ridutere ubwoba kugeza naho tugwa igihumura. Kuko Yezu nimba ashaka kutwiyereka mu ikuzo rye, nuko nyine adukunda, kandi nuko ashaka nyine kugira ngo urukundo rwe rutwubake kandi dukomere. Nk'uko bisanzwe buri cyumweru mugende murebe ivanjiri uyu munsi, nuko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 17 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9. Ushobora byose nabaho umugisha, kandi abarinde ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza, igisibo cyiza, dukomere twigomwe kandi twicuze ibyaha byacu, kugira ngo tubone ikuzo rya Yezu Kristo.